Murakoze cyane kandi mwaramutse. Abakirisitu muri hano, abayobozi mwese muri hano, abavandimwe, nagira ngo mbanze nongere mbashimire kandi mbasuhuza, ariko mbashimira ubu butumire mwangejejeho nubwo ubutumire bwangezeho butinze, ntabwo najyaga kubura kuza kuko ubwanyu ngomba kubaha agaciro kanyu, ariko noneho birushijeho mpa n'agaciro umurimo wanyu. Ubwo birumvikana ko agaciro karenze ngaha ikibaho uwo murimo n'uwo muhagarariye. Ubwo birumvikana ko agaciro ari ukugaha Imana twese. Iyo umuntu aha agaciro Imana rero, nawe ugashyira mu gaciro. Niyo mpamvu yo kubashimira kubera imirimo mukora, ndetse imirimo yaba itagenze neza kubera impamvu zitandukanye, abantu bakibuka kuvuga ngo reka tujye hamwe, twicare, dutekereze, turebe impamvu ibintu byaba bitagenda neza, abantu bagashaka ibisubizo, bityo ibintu byose bigasubira mu buryo. Ari byo mwakoze rero, mujya kujya no mu mwiherero, benshi muri hano, ariko noneho no kudutumira n'abandi batari kumwe namwe, n'abandi bashinzwe izindi inshingano nyine, kubera ko mwatumiye n'abayobozi b'andi madini, kugira ngo tubane namwe uyu munsi nyuma y'aho muhuriye no gusuzuma ibijyanye n'inshingano zanyu, bitaragenze neza bigakosorwa, ibyagenze neza bigakomeza. Nanone nagira ngo mbibashimire. Ubwo rero nanjye ndashimira abayobozi bashya, ndetse wenda n'ababanje bagenje nabi, ariko bakaba barabivanyemo isomo, bakaba biteguye guhinduka. Ubwo nyine nko mu muco wacu uko tubigenza, bene iyo bemeye guhinduka turabakira tukabasubiza. Murabizi ko n'abahekuye u Rwanda nabo tugerageza kubakarabya tukabagarura aho wakorera ibyo, nta kindi utakora, nta kindi utakwihanganira. Maze rero
ikindi nagira ngo mbashimire ni uko ari abakirisitu ari n'abayobozi babo ari n'abandi iyo abantu bakorera Imana barabanza bakikorera kuko Imana ishaka ko tubaho neza, ishaka ko tubana neza, ishaka ko dukora ibyiza. Ntabwo bishoboka ngo wajya hari ukavuga ko wemera Imana ariko mu bikorwa byawe bitajya mu gaciro cyangwa se udaha agaciro abandi bagenzi bawe. Ntabwo biba mu idini gusa rero, biba no hanze, biba no mu buzima rusange bw'abantu abo ari bo bose, niko bikwiriye kumvikana. Kuko ngira ngo mpereye ku byagiye bivugwa, hari amacakubiri bavuze yari ari mu idini ya Pentecote ADPR, ubwoko, amacakubiri ashingira ku bwoko ayo nayabaye no mu mateka yacu. Ubundi ubwoko butaremwe n'Imana ni ubuhe? Ubwoko bwo kutemera Imana ni ubuhe? Ubwoko bwo kudashyira mu gaciro bwaba ari ubuhe? Ibyo abantu rero bifashisha amoko cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose ntacyo biba bishingiyeho. Burya niyo mpamvu abantu bakwiye vuba gushaka uko babirenga bagashyira hamwe, kandi gushyira hamwe no kuzuzanya mu myumvire yacu itandukanye, mu kwemera kwacu kwaba gutandukanye, ariko bihuzwa n'uko kwemera ubwo ni ukuvuga dushobora kwemera ku buryo butandukanye, ariko twemera ikintu kimwe. Inzira ni nyinshi ariko zijya hamwe, zihurira hamwe. Idini iyo ari yo yose uko yaba itandukanye n'indi, ubwoko uko ari bwo bwose butandukanye n'ubundi, byose biganisha ahantu hamwe. Imana ntabwo ziba nyinshi, inzira zisanga Imana nizo ziba nyinshi. Buri wese anyura mu nzira imwe ashatse, ariko izo nzira zose zihurira ahantu hamwe. Rero mbivanye kuri uru rwego rw'Imana rusumba byose, nabizana ku rwego rw'igihugu cyacu. Urwego rw'igihugu cyacu narwo twanyura inzira zitandukanye, twagira imyumvire itandukanye, ariko icyo gihugu tugihuriraho, uko twaba dutandukanye twose. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda
bavuga ikintu cyo gusenyera umugozi umwe. Ni ukuvuga ngo twese uko twaba dutandukanye, imiryango itandukanye, imyumvire itandukanye, amadini atandukanye, uko tuba dutandukanye kose duhurira ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ineza y'u Rwanda rero itugeraho twese, niyo mpamvu tugomba kuyiharanira. Ndizera ko ibyo byumvikana bihagije. Ni nayo mpamvu ibyo minisitiri yari amaze kuvuga mu kanya ntabwo ndi bubitindeho, buri wese afite uko abikurikirana mu buryo nanone butandukanye, ariko u Rwanda ibyo tunyuzemo muri iyi myaka 18, 22 ishize, mbere y'icyo gihe ntabwo nirwa mbitindaho nabyo, ariko ibyo tunyuzemo ni byinshi kandi birimo ibigeragezo byinshi, birimo ibibazo bitoroshye byinshi, ariko tubinyuramo nka kwa kuri dushingiraho kunyura mu muriro ntigushye. N'ibi bisakuza biri ahantu hose nabyo tuzabinyuramo. Tuzabinyuramo twebwe nidukomeza gushyira mu gaciro, n'iyo abandi babidukururamo bo batashyira mu gaciro, ariko tuzabinyuramo uko dushyira mu gaciro. Ni ibigeragezo rero nyine abantu bagerageza kutujegeza ngo barebe ahoroshye, ariko nta horoshye. Dukwiriye Abanyarwanda nibakomeza gushyira mu gaciro, nibakomeza gushyira hamwe, nibakomeza kumva no guharanira intego zabo uko bikwiye, ibitujegeza biratujegeza bikadusiga uko byadusanze. Hanyuma tugaheraho tugakomeza inzira yacu yo kwiyubaka umunyarwanda, yo kubaka u Rwanda. Abo barujegeza ntabwo ari bo baruremye. Nicyo gikwiye kubatera imbaraga rero, kandi nta n'ibyatujegeza kurusha ibyo twanyuzemo. Hari ibyarusha imbaraga ibyabaye muri 1994, ariko n'abasize ari abariho ari abatakiriho, abagize uruhare muri uko kujegeza u Rwanda muri 1994,
barugarutsemo bakumirwa, basanga ntaho basanga ibyo bakoze ntaho byageze u Rwanda. Rwaragumye ari u Rwanda rukomeza kwiyubaka, ruzakomeza kwiyubaka, rugatera imbere. Bayobozi rero, ntore z'Imana muri hano, bayobozi, bayoboke ba ADPR, twaje kwifatanya namwe uyu munsi muri ubwo buryo no muri iyo myumvire y'uko bashimira no kwifatanya namwe, tubabwira ko igihe cyose n'ubundi abantu bakwiye kuba buzuzanya, kandi ari inzego z'amadini, ari iza leta, ari iz'abandi, abikorera n'abandi, twuzuzanya ariko bikwiye. Nibyo u Rwanda rwacu rudusaba, nibyo n'Imana idusaba. Uzajya anyuranya nabyo ajya ageraho yibuke ko yanyuranyije n'iby'Imana imusaba, nubwo yaba avuga ko akorera Imana cyangwa ariyo nzira yari arimo y'Imana. Ajya abona umwanya yibaza. Nitwuzuzanya rero, nidukoresha imbaraga zacu, nidukorera ku byo uru Rwanda dufite rushobora kutugezaho, tukabitunganya, ndibwira ko twagera kuri byinshi bibereye Abanyarwanda kandi Abanyarwanda bifuza. N'abatari hano, Abanyarwanda aribo benshi, iyo batwumva, iyo batubona, iyo bamenye ko twahuriye hano, baba baduhanze amaso, bategereje, bitari mu mvugo gusa, ahubwo mu ngiro, icyo tubagezaho, icyo tuzabagezaho gihindura kandi cyubaka ubuzima bwabo. Ubwo ni uburenganzira bwabo kuba babidutegaho amaso, batureba batyo, uburenganzira bwabo. Kandi twe nk'abayobozi kuri izo nzego navuze zitandukanye, ni inshingano dufite. Inshingano zo guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda bugatungana, bukababera uko bikwiye, niyo byaba ari ukunyura mu bihe bikomeye nk'ibyo tunyuramo. Ndibwira rero ko ibihe biba bitoroshye, bidaca abantu intege, ahubwo bikwiye kuba byongera imbaraga zo gushaka gukora no gukora neza. Sinzi niba ibyo tubyumvikanaho. Iyo umuntu akwimye icyawe, icyakugomba, icyo ufitiye uburenganzira,
uko arushaho kukikwima ni kurushaho kugishaka. Ni ukuvuga rero ngo iyo ari mu bihe bikomeye bikubuza icyawe cyangombwa ukeneye, bikwiriye kutwongera imbaraga zo kugiharanira. Mbaho urugero, kera izi ntambara zo kubohoza u Rwanda zijya gutangira, zijya kubaho n'amateka yazo, ariko najyaga mbwira abantu, ariko abayobozi bamwe bagomba kuba bafite ibibazo by'ukuntu bumva by'imitekerereze. Urareba aho abayobozi bagiye bakavuga ngo u Rwanda ni ruto, ngo ntabwo twarukwirwamo twese. Ibyo murabizi. Ngo abarurimo abariho bagumamo, abari hanze nabo bagume hanze. Buriya iyo mvugo yatumaga abari hanze barushaho gushaka kuruzamo. Icyo navugiraga kudatekereza neza, iyo ab'icyo gihe iyo baza kugira Imana ngo mbagire inama, hari uburyo n'intambara iba itarabaye. Niyo bavuga gusa batari ko dore hari ibibazo hano, murabireba namwe, nimuze tubisangire uko bimeze, ariko mumenye ko hari ibibazo. Byajyaga koroshya ibintu, bakavuga bati kuza mu gihugu n'uburenganzira bwanyu kuko muri Abanyarwanda, nimuze ibibazo muzasanga ntimuzabitubareho kuko birahari, tuzabifatanya. Icyajyaga kubamo kuko hari abajyaga kuza babishakaga, hari n'abandi bajyaga kuza bakarunguruka bagasanga kuko hari ibibazo bakisubirira. Bakisubiriraho bari kuko bityo ibintu bikagenda byikemura buhoro. Cyangwa se umuntu yumva ko ufite uburenganzira bwo kutaba hano, ariko yaza kubera ko bifitiye uburenganzira, akahakora ibyo ahakora, gasura bene wabo, inshuti n'iki, yarangiza akisubirira aho yabaga. Kuko kugira uburenganzira ahantu ntibivuze ko haba. Kugira uburenganzira ahantu ni ukuvuga ngo aho ndi ku bushake bwanjye, ninshaka nzajya njya n'ahandi kubera ko mpafitiye uburenganzira. Ariko kuvuga ngo nkwimye uburenganzira aha ntacyo ugomba kuhakorera, ntushobora kuhaza, ntushobora kugira icyo uvuga, nicyo cyavuyemo ibibazo mureba. Burya abantu bibwira ko ntafite uburenganzira hariya kandi mbufite, baratinyuka akanambwira ngo sinshobora kuhakandagira. Uko ibyo bigenda biba niko ufite uburenganzira arushaho kubiharanira. Iyo kumva inama rero umuntu aba yaravuga ati nimureke ibintu tubikemure, tubane neza, ibibazo tubifatanye, ibyiza tubisangire, ibyo bikemura ibibazo iteka. Nibyo nagira ngo rero nabyo mbibutse ngo uko u Rwanda rwakwimwa uburenganzira bwarwo n'uwo ari we wese, niko tuzarushaho guharanira uburenganzira bwacu. Ibisigaye rero nk'abantu namwe mufite abo muyobora mu madini,
ariyo nshingano ari wo mwuga, mugera ku banyarwanda benshi, ku miryango myinshi y'u Rwanda. Sinibwira ko hari abantu barusha mwebwe amahirwe yo gucengeza mu banyarwanda imitekerereze mizima ibubaka kandi twese twubaka nk'igihugu. Sinzi ko hari abarusha mwebwe bihereye no ku nshingano mufite zibahuza n'abanyarwanda. Niyo mpamvu nagira ngo mbashimire, kuko mu nzego zitandukanye hano muharanira uburezi bw'abanyarwanda, ubuzima bw'abanyarwanda, imibereho yabo iyo ari yo yose, ndetse ku buryo mu nzego zitandukanye ziri hano munagera no kubaka abanyarwanda ku buryo bwo kwikorera, ku buryo bwa bizinesi, ku buryo bwa ishoramari, ku buryo biriya rwose mujye murushaho kubikora iteka, byubaka igihugu cyacu bikagiha n'ubwigenge. Iyo abantu bikorera, iyo abantu bashoboye kugenda barushaho kwitunga, barushaho kugira ubwigenge, barushaho kugira ubuzima bwiza, barushaho kuzuza inshingano zabo zibareba. Niyo mpamvu twebwe rero tuzakomeza guharanira gufatanya namwe. Niyo mpamvu nk'uko navuze, mwantumiye mukerera ariko nkaza nihuta, nkaza kugira ngo ntabwo nari gupfirwa uyu mwanya wo kuza kubana namwe no kuganira namwe. Ndabashimiye cyane rero, muhorane umurava, muhorane gukunda igihugu cyanyu, muhorane umutima ushaka kwikorera no kwibeshaho uko bikwiye, kandi twese twuzuzanya. Nanone DPR rero ndabashimiye n'abayobozi banyu, kandi mbashimira cyane ko mwafashe umwanya mugakemura ibibazo byari biri mu itorero ryanyu, ariko byanageraga no hanze yaryo bikajya bigatera umwuka mubi mu banyarwanda. Ntabwo tubikeneye, ntabwo dukeneye umwuka mubi aho waba uva aho ariho hose. Dukeneye ibintu byubaka, bitwubaka, twaheraho twiyubaka. Murakoze cyane, mugira Imana uko bikwiye.